none n'uwundi munsi indi ntambwe Imana ikaba yemeye kuyitera kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Uyu munsi ni kuwa kane, ni itariki ya 23 Werurwe 2023, umunsi wa 82 w'umwaka wa 2023. Intambwe nshya, ngiye kongera kubohora ubuzima bwawe, ariko mbohore n'ibyawe byose. Igitabo cya Ezira igice cya 7 umurongo wa 13. Ntegetse itegeko abantu b'Abisirayeli bose n'abatambyi babo n'abarewi bari mu bihugu byanjye, abashaka ubwabo kujya i Yerusalemu ngo mujyane, kuko jyewe umwami n'abajyanama banjye 7 tugutumye ngo ujye kubaza iby'Ubuyuda n'i Yerusalemu, nk'uko amategeko y'Imana yawe ufite ameze. Mwene data, Uwiteka abonye ko umutima wawe wifuza kuba mu bikari bye, agiye gukora ikidasanzwe mu buzima bwawe, akubohore, yongera kubohore ibyo bikomere byatwaye umutima wawe, abo bantu bakubabaje utarababarira, ako gahinda k'iminsi yashize kakikurimo. Ntabwo wabasha kwinjira i Yerusalemu mu bwiza bw'Imana. Yerusalemu yawe mu gakiza ni mu bwiza bw'Imana. Rero kugira ngo icyubahiro cy'Imana cyuzure muri wowe, nuko uba wamaze kubohoka byuzuye. Imana igiye kuguha ubushobozi bwo kubabarira nawe, kukomora n'ibyo bikomere. Ikindi kandi ntabwo ari ibyo gusa, ibyawe banyaze Imana izatuma bigaruka, ibyo bakuriganyije Imana igiye kubiguha igukubiye, akazi bagiye bakuriganya Imana igiye kukwinjizamo kumugisha, bakwambuye inshuti, ibindi Satani arabikuriganya, ariko Imana yo idaca urubanza rubera igiye kukugirira neza kandi gusubize ibyo wanyazwe. Mana data wa twese nyir'ijuru n'isi, urakoze kubw'iki gikorwa cyiza mwene data atakorerwa n'undi muntu wese. Mubohore byuzuye, hari n'ibindi bimuboshye watareba, ariko wowe urabireba ntuhishwa. Birondore byose kandi ubikureho, ugere no mu butunzi bwe, mu iterambere rye, mu bwenge bwe, muri ejo hazaza he. Ubohore byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.